Okay guys, reba iyi video hanyuma duhurire muri comment umbwire umuntu muri Nsabi na Fani Rwanda abantu bayoboye abandi muri comedy tubiganireho muri comment. Reba iyi video. Reka wenda bikukubaza urakumba kumbe mibiki. Wenda hari sibyo wenda uyu ariko windi Oya waruzi umunyakinyoma ibyahanishwa ndabizi cyane kabisa ndabizi kandi wangegera urukutubesha ngo warakenye ibi bintu byose urukwirundaguzaho ibi bintu bitungaga umukene ariko sinsabi ko gusizanga urugupfuka wambikawe tugusiganga tukugiriye mu urugo rwacu turota tuje gushaka iyo tu umibero zare ducanze natwe bwacu ntago tuzi ibyo turi ariko wabaye icuricane no guhamagara abantu ngo baze musangire neza Imana yakugiriye musangire n'abafashiki wagapfa dutungwa n'imishibo mu gishanga turi gushaka injumbura n'ibifeni ariko sije natunzwe ndemera kuzina wifata urera bugumucarisha bumuhondo niko mu baswahili reba koko ariko Nsabi kwizira dore ndi imbere y'Imana niba ntamaze imyaka 30 mu nda y'urufi je warusiye ndagamanitse wasubirayo bawitonze okay niba munyifurije gusubira kuba mu nda y'urufi je nta kibazo nanagenda ariko ibi bintu mumaze ibi umuhabaga hari buretse si gaho ndebe kimaraga iki uzi ko umuti kubaga mu no kuguraga 60 fata pakira karaso kavuga ngaho ugende iminsi zo kubungubu zarangiye urabyemeza urabyanze nsubira mu nda y'urufi pakira karaso ke avanga hagiye none sindaje hehe koko Nsabi natagenda genda habyo gupakiramo genda narindije gunana narishaka kumutiyo ariko bikoko kariweho mwana kandi uburira gutera imbere bikokorera umwana mwiza bikokorera umutagatifu mu minsi ziri imbere uzavamo n'umumarayika uzamuko utegeje nzaguhita icyo uzamukuje mu ijuru sibyo ubaka kanya urukunde ukabona ibintu bari kunkorera nibyo vuga ngo nibyo ibintu byose nibyo nibyanje si nibyanje Okay guys, rero uyu ni Nsabi umaze kureba ngaha nyuma reba na Fani Rwanda utubwire abantu muri comment ubonye barenza abandi hanyuma unibuke gukora subscribe komeza na video komera yego kama ya minsi myinshi ni fresh na ariko mahuri warabuze nako kubura mwana none ko wabuze cyane umuboya garabura n'abantu bakarose uzanye ni nkokora mu maso ariko amenyo yabaye menshi uguze ko mbona amenyo yabaye 90 sha uri kuryuduye sawa toreka ari ubukene ko kubura amafaranga nari mufite ariko n'amakuru hano hirya harakazi bari gutanga ndabura se sha njyewe uriya munsi waranantunguye umuntu muri mu nama akubise umusuzi urutu w'ibuni ayoge ma aya uriya munsi ntuzabeke ngo wari ibijumba byinshi oya jyanda ujye ubeshya bakiyasha wagize ngo nyoboye yuko waje utoze bakagusora bakagutuma umubyeyi umuntu w'umugabo wagicucu ngaho none amabyi yanjye none no kuvuga akanya namaze narindi kwituma ibuye. Okay guys, nizere ko rero wamaze kureba iyi video hanyuma jya muri comment umbwire ari Nsabi ari na Fani Rwanda abantu ubonye barenza abandi ntiwite ngo bamwe ni icyamamare ngo abandi si icyamamare wowe ureba kuri talent yizi video maze kureba hanyuma tuganire kubikurikiraho umbwire hanyuma tubara amajwi turebe abantu bafite talent ishikamye. Shaho ndabakunda ngiye muri kubona nitwa Ice Boy nyawe duhure muri comment.